kugira ngo ugume muri systeme utwana tubone kuri ukiri bogari uri muzehe utwana nase kanyo yagiye kuvuga muzehe rose kubuki ntabwo nongera kabisa muzehe ni nyoko oya kandi Use dupfuye pesire fata mikrofone mwe mikrofone fata ngi Bwana siwe jehe nyisobanuro ku giti cyawe ureke gusobanura ku giti cyawe iki sobanura niki ku giti cyawe niba ari ku giti cyawe icara nanje ku giti canje kuko nzopfa ku giti canje niko kubona umusere banyurongora ingurube ntabwo bishoboka ingurube ninde kwa niko wanturowe niwe mbuzi nubyirukanseho cyane ukabona ntari ibyawe iciza warekura ese ko mbona wihebye cyane iciza wandeka rero nihaze inshuro nyinshi nakugaburiye umunyu wanyu ntago wajyaga nuko umugabo wawe ntago wajyaga twasangiye amazi wagira ngo urukubaho nkanje nkaho uri nje kandi uri wewe ariko Allo ako gakwe wagiye ku ishuri ko nagusize uryamye oya ma ntago nagiyeyo ndi kumva ndwaye urwaye iki menya ari umutwe kuko ndi kumva mu nda hanjye ariko narenze ko uri umusore none burya uri umugore ceceka gasoma inguki umva sha ugira menshi menyu uyarusha n'abagore pe basohoraga mu bukwe se basohoragaho ntinjiye kono vuba ufite menshi wajya ubanza ukayabaza neza ukayagira menshi ari nayo ukura atari nayo ibirisa nose se waje utanagarukiye aho ngaho vuba bidatinze ariho umwuka wo gukenyuka wakakubitwa n'inkuba akanyanga mu mutaranda kakuro ndakuvumye mvuka mu masinga kakubitwa n'inkuba nzovu uzi ko ziriya nzoga ziguhindura ikiremba bazira nagukona yamamagaye ariko uhera kuri Masakura duhere kuri Gerard Mbabazi inama zose bangiriye nzirenzeho ndakuvumye hagati y'abandi babyeyi aro sheri umwana frigira mugwiri ayiwe byeri zanjye rebera ko zitamenetse nyabo ntacyaka nigeze ngira indaya narunguye abakobwa beza rwose bafite amataye na n'ubu tuvuga nararanye na Raisa hari abatashye muri ubu buryo barabona umuntu wakubise umutwe w'uruhara Yesu ko cyabe problem ngo nuwe musore ushobora kuba urusha ubwiza ndareba navuga nimero dinama mwabantu urasubiramo ntabwo nsubiramo Allo Rozi umeze isawa ariko Rozi reka mubwiza ukuri nubwo twatandukanye ariko nukuri uracyafite umwanya mu mutima wanjye umwanya agenda ugutiremo insina wishushanyijeho amagambo wiyanditseho ifoto wishyizeho ya Vestine ntiteze kuzasibangana aya nage ntacyo uzicuza mu buzima bwawe kandi nzashyiraho n'izindi ahubwo bamwe bakibibona bati nyamara ashobora kuba ari umupisikopatsi
ubundi aba nabo bajya kugira indwara ya bipolar disorder ariko batabizi pe. Gusa simbimushinjije ngo burya ngaho rero gira ikintu umubwira. ndagukunda cyane cyane kabisa kandi nzahora ngukunda. wabyemera utabyemera, wabyakira cyangwa utabyakira. aba batipe nibo batuma tutazabona n'amafaranga. uko wabifata kose ngenda gukunda cyane kandi nzahora ngukunda forever. ariko ubundi ibisazi byawe nibyo mu buhe bwo humura ntacyo ndarenza ubwo se ko natokoshera agasosi k'ubunyenga shiramo turagana ndimo n'ibishimwe amagi gatogosheje ndibesha shiramo umunyu mwinshi cyane ndongera nabwo ndibesha shiramo isukari kugira yica umunyu. isukari yica umunyu biba nka serumu. none ndakubikwenda urabijya? njye ntabwo nshonje ahubwo urabijya nubwo umunaniro urahita gushira ariko umusozi urasura. zamura ukuboko. aya mashine akanyanga mu mutara ndakakuro. ese Kensi ibi bintu warabibonye? bakubwira igitifu arihangana. genda ari njyewe ugiye kuba umugore w'uyu muntu nahita ndivusingira imbere ya gitifu tutaranasezerana. namubwira igitifu uyu mugabo ni inzanga. wabisoje bimeze bite? umva uriya n'ibirenge nzajya mbyoza kuko ahantu nkuye ye baba we. ariko kutagira umugabo ushaka kuba ari bibi. mva nicyo gisuzuguriro cya nyuma kibaho kibi. mana nyagasani ubu nahinduriwe izina Yesu Kristo uhabwe icyubahiro. yazanye Patrick uko uzashaka umugore nzamushaka noneho narabiteke uyu mwaka rero ibyo nakubwira ubukwe nibyo rero nakubwiraga muri uyu mwaka. iby'ubukwe byo simbiza ariko nzashaka umugore. ufite agaciro gato ntabwo nakwemera. igitsina gute? njye ndashaka kuguhaha. ndakubaza ufite igitsina kingana gute? urashaka amafaranga cyangwa igitsina? igitsina nicyo dushaka, amafaranga ne dushaka ibyanjye uzabwiha. noneho ndi kukubabarira ufite urutsina rungana gute? wakbar. aujourd'hui aussi c'est un autre Allah sibyo mvugaga yavuye mu gisirikare nta kibaye.